Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yinjiye mu kibazo cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse n'umunyamakuru akaba n'umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMS Scovia Mutesi. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ku mbuga nkoranyambaga hatutumbye impaka zikomeye ubwo Minisitiri Nduhungirehe yasabaga Mutesi uyobora televiziyo Mama urwa Gasabo gushaka abanyamakuru bazi neza Igifaransa. Ubutumwa bwa Minisitiri Nduhungirehe bwashimangiraga ku kiganiro Mutesi n'abanyamakuru b'iyi televiziyo ye bakoze ku itariki 14 kirebana n'inama Africa Forward Summit yateguwe n'Ubufaransa ndetse na Kenya yabereye Nairobi muri uko kwezi. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Faham Wambakayowa yatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi yasabye ibihugu byitabiriye iyi nama kudaceceka ku bibi cyakorewemo kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yasubije ko ibyo Muwamba yatangaje ari ibinyoma kuko Tshisekedi wabanje kujya muri Uganda kwitabira irahira rya Yoweri Kaguta Museveni atitabiriye iyi nama y'i Nairobi, ahubwo yafashe ifoto n'abakuru b'igihugu mu rwego rwo kwerekana ko yitabiriye kandi atari byo. Mu kiganiro mpaka Mutesi n'abanyamakuru be bagaragaje ko ibyo buri ruhande rwavugaga byari bikeneye ibimenyetso kugira ngo byizerwe. Mutesi yongeyeho ko kubera ko umubyinnyi Cherie Silver yari afite ikiraka muri iyi nama yabazwa ukuri. Mutesi ati ndaza kwibariza wa mukobwa Cherie Silver ubyina kuko yari ariyo ushinzwe ziriya stage bamuhaye akazi, ntabwo yagiye mu mabyina gusa, yari afite ikiraka mu bakoze ibintu bya protocole ya stage yari muri iryo tsinda. Minisitiri Nduhungirehe yabwiye Mutesi ko iki kiganiro gitera urujijo mu banyarwanda, agaragaza ko inyandiko yanditse asubiza Muwamba iri mu Gifaransa cyumvikana. Ati ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza Igifaransa asemura inyandiko nk'iyi kuko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho, nibiba ngombwa muzambaze. Uyu mudiplomate yasobanuye ko Cherie Silver yateguye igitaramo cya Africa Forward Summit kitari gifite aho gihuriye n'inama y'abakuru b'ibihugu kuko cyabaye irangiye, bityo ko uyu mubyinnyi atasabwa kwemeza ibyavugiwe muri iyo nama. Mutesi Scovia yasubije Minisitiri Nduhungirehe ko yabwira abo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kujya bashyira ubutumwa bwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo n'abanyarwanda bajye babwumva. Ati turagusaba kujya ubwira abo muri biro byawe bakadushyirira no mu Kinyarwanda kuko abo ububwira si abipari, si abikinshasa cyangwa si Buruseli gusa, ahubwo harimo n'abanyarwanda ba Kiyombe, Mushubati na za Kinigi. Uyu munyamakuru yabwiye Minisitiri Nduhungirehe ko azakomeza kwihangana kugeza ubwo iyi minisiteri y'ubwe bazajya batanga ubutumwa bwo mu Kinyarwanda. Gusa mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku itariki 24 z'ukwezi kwa munane ubwo Mutesi Scovia yaragezweho ngo abaze ibibazo, Perezida Kagame yamusabye gusobanura impaka yagiranye na Minisitiri Nduhungirehe mu mezi ashize. Perezida Kagame ati narabikurikiranye ngerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura, mbere yo kumbaza bantu nsobanurire menye ibyabaye niki. Mutesi yagaragaje ko ikibazo cyabaye ari uko atazi Igifaransa ku rwego Minisitiri Nduhungirehe yifuza, asobanura n'ibindi byakurikiyeho muri izi mpaka, ariko ko n'ubu ataramenya ikosa we n'abanyamakuru be bakoze. Minisitiri Nduhungirehe yahawe umwanya abazwa uko byagenze, asobanura ko Mutesi n'abanyamakuru be bahuriye mu kiganiro batasobanuye ubutumwa bwe nk'uko yari yabutanze asubiza Muwamba. Ati bashidikanyije ku byo navuze, bavuga ko bitari byo, ko bitumvikana kuko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi. Abandi banyamakuru bakurikiye iki kibazo basobanuye ko bakibonye mu busesenguzi bwabo, ariko nabwo ntibagisobanura mu buryo buhagije. Perezida yongeyeho guha umwanya Minisitiri Nduhungirehe na Mutesi. Mu mwanzuro Perezida yabwiye Minisitiri Nduhungirehe ko nta muntu agomba ibisobanuro, ndetse ko iyo asubiza atanga amakuru yiyongera byari gutuma abanyarwanda babona amakuru aho kujya impaka n'abanyamakuru nk'uko yabigenje muri Gicurasi 2026. Mutesi Scovia yahawe umwanya wo kubaza ibibazo yateganyije, agaragaza ko icyo gihe yasabye imbabazi Minisitiri Nduhungirehe kugira ngo atazabura isoko kuko ari umucuruzi. Uyu munyamakuru yagize ati nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo,
Minisitiri uvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko, nagombaga kuguma mu ruhande rumeze gutyo. Ubwo nasabye imbabazi nabo bambabarire cyane. Niba koko warakurikiye ikesi ya Mutesi Scovia ndetse na ambasaderi, wowe urumva ikosa ririhe? Tuganire muri comment, ukande subscribe hano ku Nkuru TV kandi ubuke gukanda like. Mukomeze mugire ibihe byiza.